wigeze kwifuza ikintu muri ubu buzima, uragisengera uranagiharanira, nk'aho ibyo bidahagije, inyuma y'igihe runaka cya kintu wifuzaga wanaharaniye ukanasengera urakibona, ukigeraho, uragifata, uragishyikira. Igihe wari ukirakigeraho wumvaga neza yuko nuramuka ukigezeho ukagifata kizaguha ibyishimo, kikaguhindurira ubuzima ukabaho neza. Ariko nyuma yo kukigeraho ibyishimo cyaguhaye byabaye iby'umunsi umwe, igihe gito cyane. Nyuma y'igihe icyo kintu cyaje guhinduka ikintu gisanzwe kidafite icyo kivuze, n'isura wakibonagamo irahinduka. Nk'aho ibyo bidahagije, ntukikifuza, ntunanagikeneye, urashaka ikirenzeho, ikirutaho. Ibi ushobora kuba utabyumvishe. Wifuje umugore mwiza, uramukunda, umwitaho, uramuharanira, wifuza ko yazakubera umufasha. Ibyo ngibyo nyuma y'igihe biza kuba, murabana, uramurongora. Nyuma y'igihe runaka ibyishimo wifuzaga ko uwo muntu yaguha cyangwa ubuzima wumvaga mwabamo sibwo murimo. Ubwiza wamubonanaga, isura nziza wabonaga, ubu byarahindutse, usigaye umureba ukamubonamo katuni. Wamukundiye kuririmba, kuri ubu iyo aririmbye wumva ari kujwigira. Ijwi ryiwe ryari iry'abamarayika n'inyoni, ryahindutse iry'igikona. Nk'aho ibyo bidahagije, usigaye ureba undi mugore utuye hirya, umuturanyi cyangwa uwo mukorana, ukamwifuza, ukavuga yuko nawe byari kuba byiza abaye uwawe. Uwamuguha? Ese utekereza ko ibyishimo urimo wiyitirira cyangwa utekereza ko wabigira? Nzi umuntu wifuzaga kugura imodoka, uwayiguze avuga ko azishima akabaho neza, uwayiguze nyuma yo kuyigura akishima igihe cy'icyumweru, ibikurikira akaba amarira. Yatangiye kuyitwara, Sofiya iramufotora, baramwandikira. Abantu bagendanaga bari inshuti ze baramwanze. Imodoka itangira gupfa, atangira kuyikoresha, imushyira mu gihombo. Nk'aho ibyo bidahagije, ikibazo cyahindutse ku imodoka yari ishaje, yifuza kugura insha. Insha ayiguze, ibyishimo nabyo yatekerezaga ko yamuha, yamumarira, si byabonye. Ayitwara hashize igihe yaragonze, imodoka isubira kuba umujege. Nzi umuntu wundi wifuzaga amafaranga menshi ahagije, yumva nayagira azabaho neza, akagira ubuzima buzima, akishima. Yarayabonye, gusa kuyabona byazanye n'ibiyarya nabyo biba byinshi. Uko yayabonye ni nako yatangiye guhangayika cyane, ahangayikishwa n'uko agomba kuyarinda kugira ngo adatakara. Umugore yizaniye yayabyinyemo, atazi iyo yaturutse, bitangira kumubabaza, ibibazo biragwira. Amafaranga yari afite
yari atunze atangira kuyabonamo ibibazo, nta gisubizo. Ibyishimo yari yiteze arabibura. Ubu buzima tubamo bisa naho ikintu cyitwa kwifuza ari ikintu gikomeye cyane mu buzima bwa muntu. Bisa naho kwifuza benshi bakunda kwita human desire ari umutego cyane ukomeye mu buzima, ushobora kukurimbura, ukakwangiriza, ukagusendereza, bitewe n'uko uko wifuza kugira ibirenzeho ugatekereza ko ari kubyishima cyangwa ko ari bwo uzabaho neza. Ibi nta sano bifitanye na mba. Ibyishimo biva he? Bituruka he? Bigenda bite? Abishimye bameze bate? Ibi ngibi reka tubivugeho. Njye nitwa Sepe, nk'ibisanzwe iyi channel washyizeho bayita Sepe's Trend. Niba ari ubwa mbere turagusaba gukora subscribe, ukaduteza imbere, ukaduha n'igitekerezo. Abahanga mu banditsi b'ibitabo, hari uwanditse igitabo bita Secret for Success. Igitabo cyiza wajya ku mbuga nkoranyambaga ukagishaka ukakibona. Ni igitabo kivuga amabanga ajyanye n'uko wagera ku ntsinzi. Mu buzima ntawe utifuza intsinzi. Mu buzima nta n'utifuza kugira ibyo ageraho n'ibyo ashikira. Ariko uko wagera kuri byinshi, uko watsinda kose, uko waharanira ibintu ukabigeraho, hari ikintu bisa naho kidafite aho gihuriye n'ibyo byose. Icyo wakora noneho cyangwa se amabanga akomeye yagufasha kugera ku byishimo. Ibi ubyumvise neza, ni amabanga cyangwa se ibintu bishobora kugufasha kunyurwa cyangwa se kwishima mu byo ufite. Niba ufite bike uri gushakisha ibirenzeho ukaba wishimye. Niba ufite byinshi nanone ukaba wifuza gushakisha ibirenzeho ukabikora wishimye. Ibi birashoboka cyane, bishoboka. Abahanga mu by'ubuzima bemeza neza yuko ikintu bita human desire cyangwa se ibyifuzo bya muntu ari ikintu cyiza cy'ingenzi gishobora kukurimbura cyangwa se kikakugirira umugisha. Ibi bigasobanurwa neza n'uburyo nyir'ubwite ashobora kuba kontororamo bene iyo desire, ku kwifuza. Umuntu umwe witwa Diogene wapfuye, hari ijambo yigeze kwigisha rikomeye cyane. Sinzi niba umukurikirana, ariko mbabarira gato duse n'abumvira ijambo. Yavuze amagambo akomeye avuga ngo buri kintu cyose ubonye muri ubu buzima ujye ukibonamo ishimwe. Ugomba gushimira ni Imana. Aha yatanze urugero avuga ko niba imodoka yawe bayigonze, ahangaha ishimwe ririmo riboneka ni ukuvuga ko ufite cyangwa se wowe ubwawe wabonye icyo bagonga, ukiyumvisha neza ko ari umuntu utagifite, utaranagira icyo bagonga. Ibi bigusunikira kwishima no gukomera, ubuzima bugakomeza nubwo ibibazo byaba bihari. Yanongeye anavuga neza ko niba bakwirukanye ku kazi, ibi ugomba guhita ubibonamo ishimwe direct, kubera ko ako kazi bakwirukanyeho hari n'utagafite, hari n'utarakabona, kandi nawe wigeze kubaho ntako ufite. Ushima Imana. Hari undi wavuze ngo
igituma mbayeho neza nishimye ni uko nzi neza ko ibyo ngezeho n'ibyo mfite ubu ngubu hari igihe kigeze kubaho mbaho nta na kimwe mfite, nigeze kubaho nta na kimwe mfite. Aya magambo ushobora kuba utayumvishe ngo wumve uburyo asobanutse n'ubusobanuro bwayo mu buzima, kuba ufite iyi myumvire iteye itya. Izi ni inyigisho, ni amagambo meza agusunikira ku kubaho neza, waba wahombye cyangwa se wungutse, ubuzima bugakomeza kandi ukagumya kugendera ku mujyo wari urimo. Hari indi nyigisho nayo yakwirakwiye ivuga ko inzira ituma umuntu aba umugabo ari imwe gusa: kugorwa, guhangayika, kurwana n'ubuzima. Ibi umuntu ubifite akanabyumva atya, nabyo bimusunikira neza ku kubaho akomeye mu cyaba icyo ari cyo cyose, bitewe n'uko iyi si tubayemo ari ibibazo gusa, kandi buri uko bukeye ibibazo birushaho kwiyongera. Ubayeho yiyizeye neza akavuga ko ubuzima ari ibibazo gusa, kandi kubaho neza ugomba kubindwanya ugahangana nabyo, bikaba ariyo nzira yonyine yo kuba umugabo, birashoboka ko nababara akabona n'ibimubabaza azakomeza urugendo. Ubu buzima twigishwa byinshi tukanyurana byinshi, ibitunyura n'ibidufasha ni bike. Mu magambo make icyo nashaka kukubwira ni uko kugira ngo ubeho neza wishimye ntibigusaba amafaranga, ntibigusaba kuba ufite ibirenze, ntibigusaba kuba ugeze kure, ntibigusaba kuba uri hasi nta kintu ufite. Birasaba neza ikintu kimwe muri ubu buzima: amakuru, ubumenyi, imyumvire mizima mu mutwe. Kubaho ufite imyumvire ishitse, ufite ubumenyi, kubaho ufite amakuru ahagije ku kintu runaka, kubaho ufite mu mutwe hatajegajega. Ibi nibyo bigusunikira kubona buri kimwe cyose muri ubu buzima. Amafaranga ukayabona, ubutunzi ukabugeraho, umugore mwiza ukamubona, abababaye ukabamenya, kubera ko imyumvire yawe n'imitekerereze ishitse kandi itekanye muri ubu buzima. Bitabaye ibyo wageraho n'ibyo watunga. Ubumenyi ufite n'imiterere mu mutwe n'imitekerereze yawe bishobora kugusunikira kubaho ubabaye, utishimye, kabone niyo waba ufite ibya mirenge. Ibi ubyumvishe neza. Nzi umuntu warongoye umugore umwe amukunze, yamara kubana nawe akamuhararukwa agashaka undi, nawe akamuhararukwa agashaka undi. Ibikomere yatewe n'abo bantu bitewe n'amahitamo yagize, bikarangira bikoze shene y'ubuzima bwe bwangiritse
izafatana n'urubyaro rwe n'abuzukuru n'abuzukuruza, bikabagiraho ingaruka kubera amahitamo y'umuntu umwe wahisemo nabi. Ubumenyi bwo tuzabukura he? Buva he? Isi ihindagurika buri munsi, aho yari iri ntaba ari ikiri ejo, ibiyikorerwamo ntibe bigikorwa ejo. Igishushanyo mbonera turi kugenderaho uyu munsi, ejo ntaba aricyo turi kugenderaho. Ubumenyi bwo buzava hehe? Iki kiganiro cyitwa Wari uzi ko? Njye nitwa Sepe. Ndabashimiye kuba mudukurikiranye, muri ab'ingenzi. Ubikunze wadusangiza kimwe mu byo wumva twazakomerezaho, mu byo wumvishe ubutaha.